muhaye ikaze nanone kuri Bansi de Life TV. Uyu ni mwanya mwiza mumenyereye tugeza ibiganiro bitandukanye. Kumwe nanjye Dohote Uwimpuhwe. Ngira nti gira ubuzima kandi kwirinda biruta kwivuza. Turakomeje mu byigisho byacu byiza kandi nkomeje kubashima mwese ukuntu mukomeza kwa natwe n'ukuntu mudushyigikira. Abantu mukomeza kutubaza ibibazo, abatwandikira, abadukora like, abakora subscribe, n'ukuri turanyuzwe ku bwanyu. Kandi nkomeza no kubasaba kugira ngo mukomeze mudushyigikire rwose kugira ngo turusheho gusangira ibi byiza. Tugiye kwera hamwe ibintu bikomeye cyane. Buriya mugabo hari ibintu umugore aza atakora, nyambara akaba ari wowe umwigisha gukora ibyo ngibyo. Abantu benshi bajya bakunda kumbwira ngo nkunda kuvuga ku bagabo gusa simvuga ku bagore, cyangwa se nkunda kuvuga ku bagore abagabo simbavugaho. Uyu munsi ibyigisho mvuga buriya muri rusange n'abagabo n'abagore n'abasore n'inkumi mu rukundo muri rusange. Rero ni ngombwa yuko umenya ibi bintu. Hari abagabo bajya bambwira rwose bakababona yuko abagore ari babi. Mugabo nkurikiye abagore bose ntabwo ari babi. Harimo n'abajya banyandikira bakambwira ngo se mubyeyi wadushakiye uwo mugore mwiza ubuvuga wamudushakiye. Buriya sinshobora kugushakira umugore mwiza, ni wowe ugomba kumwishakira ukareba yuko ahuje n'inzozi zawe. None se nagushakira uwo mugore mwiza wowe utari mwiza ukabasha noneho kumuhindura mubi, byagenda bite? Nta mugore mubi ubaho. Buri mugore wese burya afite umugabo bagendana bikaryoha. Nta mugabo mubi ubaho. Hari umugabo uwo ari we wese wagendana n'umugore runaka ibintu bikaryoha. Ikibazo buri muntu wese akurwa n'akantu gato yakirukanga inyuma y'umugabo utaruwe, cyangwa se akiruka inyuma y'umugore utaruwe. Ntibashobokane rero umuriro ugahora waka buri munsi. Rero nubona mu rugo rwawe ibintu bibishye, bivuze ngo washatse umugore utari we, washatse n'umugabo utari we. Iyo washakanye n'umugabo wa nyawe nta kintu na kimwe mwapfa. Niyo haje ibintu mutumvikana mubasha kubivugaho ikibazo mukagikemura. N'ikimenyimenyi nuko muzabona hari abantu batangirana urugo ari batoya mu myaka 20-21 bagasaza nugasanga imvi zabaye uruyenzi bakiri kumwe. Nese nuko ibintu byose byatangiye ari byiza, mbese bari muri paradizo nta bibazo bagize. Ahubwo nuko buri muntu wese yamenye gutoranya uwe wa nyawe. Rero uyu munsi ibintu bijya bigorana bitewe nuko ubuzima bugenda bukanda, ubushobozi bukagenda bubura. Kera umugabo yabaga afite n'abagore 3-4 akabasha kubahaza, abagore bari mu rugo bita ku byo mu rugo bigashoboka. Uyu munsi numwe rwose harimo abantu badashobora no kumushobora. Hari umwana umwe rwose nigeze nabona kuri TikTok wansekeje ngo harimo abagabo ugasanga umugabo rwose yizirika ku ikipe imwe akayikundwa akaza ikipe y'umupira akaba ari akora. Nta mugabo ujya ufana amakipe 2 y'umupira, aho ugasanga umugabo afite abagore 2, 3, 4, 5 bose bari mu buzima bwe, kandi ntabwo bose azabakunda kimwe. Mu bagore 5 bari mu buzima bw'umugabo haba harimo umwe yihebeye, ashobora no kuba atari n'uwo babana mu rugo, ari uri hanze y'urugo. Rero ibintu mujya mubyitondera. Rero ni ngombwa yuko mugabo umenya yuko buriya hari ibintu umugore ye yaje aziko aje kubaka, ashaka kubaka, agukunda, yagutoranyije mu bandi atari babandi rwose baba baje kugukura. Ntabwo ari iyo mvuze umugore hano mujye munyumva neza. Iyo mvuze umugore mbavuze umugore ushaka kubaka, uzi icyo ashaka. Iyo mvuze umugabo bamvuga umugabo ufite urukundo, wubaha umugore, uzi icyo ashaka mu mubano no mu rukundo. Ntabwo mvuga babandi rwose bakora nk'imbobo, simvuga abagore bameze nk'abagore bicuruza, ntabwo ari bo mbavuga. Rero mujye munyumva neza, abantu mutajya mwumva ibyigisho mukaza kuntuka. Rero uyu mugore mwiza noneho iyo yaje ari mwiza, mugabo hari ibintu atangira gukora kubera yuko wamwigishije kubikora kandi nyamara mbere atabikoraga. Rero umugore n'umunyeshuri mwiza yiga vuba. Niyo mpamvu umugore igihe cyose afite ubwenge yisanisha mu mugabo n'ukuntu wamufashe. Umugore iyo wamufashe neza yaje mu rukundo koko agukunda akubaha ukamufata neza arushaho. Umugore ikintu cyose wamuhaye agira impano zo kukigarura yagikubye. Iyo umuha amafaranga menshi ayagarura yayakubye, mbese akora ibintu byinshi birenze ibyo wowe utekereza. Iyo umugore umuhaye
ibihe bigoye, ibihe bibishye, ibihe bikomeye, aguha ibihe bibishye bikomeye kurushaho. Noneho rero umugore buriya yisanisha n'umugabo yashatse. Iyo ashatse umugabo mwiza amubera mwiza, yashaka umugabo mubi nawe noneho aza afite ububi burenze ubw'uwo mugabo. Rero abagabo mujye mubyitondera, nushaka kugira urugo rwiza ukaba watoranyije umugore mwiza kandi koko mwiza nk'uko nkunda kumuvugaho, umugore mwiza akaza afite kukubaha, akagukunda, akakurutisha abagabo bose n'abasore, nahinduka ni wowe uzaba wamuhinduye mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, kubyo umuha cyane cyangwa se kubyo utamuha, ku buryo wisuzuguzamo arahinduka. Umugore ahindurwa n'ibihe. Rero bagabo mubimenye icyo kintu. Umugore rero iyo umufashe nk'umwamikazi agufata nk'umwami w'ubuzima bwe. Icyo kintu mujye muhora mukizirikana, mujye mubibona yuko ingo zose ntabwo ari mbi. Hari ingo nziza ubona mu mugabo rwose n'umugore ukavuga utari ko buriya abandi baba babakuye hehe, uretse ko harimo n'abandi babasha kugira gute babeshya mu muhanda ariko mu rugo rwose rusibana. Ariko niba ari umugabo mwiza ubaho, iyo yahuye n'umugore rwose ibintu bikagenda neza, barakundanye igihe barabanye rwose, buri muntu wese yahisemo uwundi, ibintu bigenda neza. Iyo umufashe nk'umwamikazi we arushaho kukubaha nk'umwami we. Naho rero bagabo mwebwe mushaka kwigira indyarya, iyo umugore umwigijeho indyarya akugiraho indyamirizi, ukamwigiraho rwose ibintu by'uburyarya, arakuryamira nyine ukabona neza yuko mukahora mucengana. Niyo mpamvu muzajya mubibona, hari abagore benshi njya mbona baza mu makomenti bakajya bavuga bati umugabo ngewe ntabwo azanca inyuma, abizi beshya anca inyuma nanjye nzamwishyura. Hari abagore bameze gutyo, akavuga ati ngewe umugabo nanca inyuma nanjye nzamwishyura, nyamara yaje atazaca inyuma, noneho we wamuca inyuma ku mugore umwe cyangwa babiri, noneho agahora ahinduranya kugira ngo agusaze. Kandi noneho yatinyutse kuguca inyuma aba afite n'amahane kurenza ayo ufite, kugeza ahantu noneho wowe umutinyira. Rero ni ngombwa yo kubimenya, ureke uburyarya, umugore mukunde. Bibiliya iravuga ngo bagabo mukunde abagore banyu nk'uko Kristo yakunze itorero akaryitangira. Rero umugore azagukunda, azakugandukira, azakubaha bijyanye n'uburyo kiyumva mu rukundo umukundamo. Nutamukunda ugahora mushunagura, ugahora umusuzugura, nta kintu cyawe umuha, amafaranga ukahora ufite ingona mu mufuka, uvuga ngo nta mafaranga ufite kandi akabona urimo kuyaha abandi, abo mu muryango wawe cyangwa se inshuti zawe, nawe rwose uzabyishyura igihe runaka, ntabwo uzagendera, ntabwo azaguherezayo. Rero nanone iyo wigize umunyabwenge ugahora umukinisha, akwereka noneho yuko ari we mukinnyi ukurenzeho, akwereka uko bakina noneho. Rero bagabo, mugabo iga itoze gufata umugore wawe nkuko wifuza yuko yagufata. Bibiliya nayo iravuga ngo kunda mugenzi wawe nkuko wikunda. Rero umugore wawe nutamukunda nkuko wikunda, ukazajya umurutisha abandi, ntugire ngo ntabwo rero azaba arimo kubireba. Rero numukinisha ukakinisha amarangamutima ye, yari umugore w'umunyembaraga muri we, arakwishyura, agukorera ibindi birenze hahandi rwose uzumirwa, hahandi uzajya umusiga ukajya mu bandi bagore hirya no hino ntagusige. Noneho gihe zizakwakira abo bagore baguteye ishoti, bagusimbuje abandi bagabo, ukazamugarukaho akakwereka noneho bya bindi byose wamukoreraga noneho nibwo ayikugarurira. Hari abagabo benshi ata umugore agasigaye yirya yimara n'abana, yirwa akora utukini duki twose kugira ngo agaburire abana. Amafaranga umugabo akorera akayishyira abandi bagore, gihe kikagera akabona uwo mugore yasangaga arimo arafite abandi bagabo ku ruhande, akababazwa ngo umugore arimo aramuca inyuma. None se uri kubabazwa ngo umugore yaguciye inyuma kandi nawe ufite uwo wasize? Rero umuntu bamuvurisha umuti wiyiguriye nyine, urimo uramuca inyuma nawe aguca inyuma kugira ngo nyine ni nka karuma nyine wumva uburibwe bw'uwo mugore wasize inyuma ukuntu aba amerewe. Rero uzabibona neza yuko nubona umugore arimo kuguca inyuma ntabwo uzabyihanganira, bizatuma umureka ugaruke mu rugo rwawe rukuru. Noneho rero aho ngaho niho zizakwakira, uzajya ubibona ko atari wa mugore wigeze washaka. Yize kubaho ararira, noneho umutima urakomera ubikinya ubibuye, ku buryo kino nta bintu waza umubwira. Rero nshuti zanjye kwirinda biruta kwivuza.
hari abagabo benshi bajya basuzugura abagore babo ntibabahe ibyo bashaka, ariko ibibazo byaza bagashaka yuko abagore nabo babakorera ibyiza. Buriya rero uzajya kwibona ubone umugore aragukorera ibyo wamukoreye, cyangwa se noneho anakurushirizeho agukorera ibibi birenze ibyo wamukoreye. Rero inshuti zanjye, kwirinda biruta kwivuza. Niba ushaka umugore wawe gufata neza, ufate neza. Harimo abambwira ngo rwose ngo none se ko nta kintu mba ntakoze umugore wanjye akanga akansuzugura cyangwa akankorera iki. Ntabwo uriya mugore urimo gukora biriya ari we wakabaye ufite. Ujye ukimenya rwose, ubane nabyo, ubyitoze kubyakira kandi ubyisetingemo, cyangwa se mo kimwe urangize umubano. Naho ubundi ntabwo umugore mwiza waza n'umugore mwiza nta kintu kiwa mukoreye ngo ahinduke, ntabwo bibaho. Rero wowe wazanye umugore wakwishushanyijeho, cyangwa se noneho ukavuga uti ko biri kose nge uriya mugore ntabwo azancika, uriya mugore ufite ikimero kuri usa kuriya ntabwo azancika, ukajya muri competition ukajya guhangana n'abandi bagabo ngo batagucika, ukamushoraho amafaranga, ukamushoraho iki byose, azaza ariko ntabwo azakubaha. Kubera iki? Yaje akuriye ya mafaranga. Icyo muzaba mupfana mu rugo ni amafaranga ugomba kujya umuha. Rero uzibeshye noneho anacira uzarebe, azakwereka yuko icyo wamuzaniye ntabwo kirimo gikomeza kubaho nyine. Wamuzaniye amafaranga ariko ntabwo urimo kuyamuha. Rero ajya gushaka abandi bagabo bagomba kuyamuha. Kandi kubera kuri n'umwana mwiza, ntabwo uzagera ugira ikintu bikora, uzabyihora, uzumirwa. Noneho ajya agenda acyura abagabo rwose, agenda agaruka, ubyihorere. Rero niba uri umugabo w'umunyembaraga, ni ngombwa yuko wigisha umugore kugukorera ibyo ushaka ko agukorera, nawe akaba ari byo umukorera. Rero nibwo ibintu bizagenda neza. Nutabikora uko nguko, umugore wazanye mu gihe gitoya azaba atari wa mugore w'umwana mwiza wazanye uzikurira, ahita uwo wakoze ufite amahane, uvugira hejuru, ugusuzugura, kugira ngo akumvishe uburibwe abafite nawe urimo kumusuzugura, akakugiraho amahane, kugira ngo akumvishe uburibwe abafite iyo urimo kumugiraho amahane. Rero nshuti zanjye, kwirinda biruta kwivuza, muramenye. Ese hari ikindi kintu ushobora kubambwira byo ntavuze? Yacya muri comments. Niyo mushya kwica no kora like, ko subscribe cyangwa sabone, kandi ukomeze gusangiza ibi byigisho inshuti n'abavandimwe. Yagico kwana namwe kumwe na Dohote Uwimpuhwe, naho ubutaha muri video ikurikira. Bye bye.